Bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubanye mu minsi yose ndetse n'indi dusigaje. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri rero hagiye hatandukanye, natwe tumeze neza. Reka nshimire wowe wakoze subscribe ndetse nawe uri kuyikora, nawe wandika comment mu biganiro byacu bya buri munsi, ndagushimira cyane. Ndi kumwe harya ni mama ndi izina ry'umwana we nkunda kuryibagirwa, Mama Riyamu cyangwa Mama Hirwa. Kumwe na Mama Hirwa. Nta Samantha ni Mama Hirwa. Tugomba kumenyera ku izina ry'umugisha ari ryo ry'umwana. Umeze ute Mama Hirwa? Ndaho nyine ndashima Imana. Warahiriwe? Warahiriwe. Nzahirwa isaha Imana nigera. Siwe tugiye kugana Hari igihe izina riba ari ryo muntu. Nyine urumva isaha Imana ikorera ku gihe, buriya igihe nikigera nyine ibisubizo bizangeraho. Bizakunda mu izina rya Yesu. Hanyuma subu ntabwo navuga ko ari meza cyangwa se ngo mvuge nanone ko ari mabi, ariko umutware wawe yarampamagaye. Ndetse ngira umutware Wa mugabo wa musore uvuga ko mwabyaranye, reka mvuge gutyo, Afazari yarampamagaye yambwira ko yifuza bwa nyuma na nyuma nibwo bwa mbere yaramvugishije ambwira ko ashaka ko tubonana, ubundi ninjye umuhamagara. Reka da. Ambwira ko yifuza ko tubonana. Ndavuga nti se yemeye umwana yimuhe ntacyo arayirya, arashaka kwishyira mu kanwa. ndavuga nti se yemeye umwana yagiye kuguha aya mafaranga se bimeze biti. Arambwira ati ndagira ngo tuganire, nagize ikibazo. Ariko akimbwira ngo nagize ikibazo nayo numva ncetse intege, ko numvaga ari ibintu bifatika, ari ibintu by'umumaro nyine agiye kumbwira. Si ibintu yambwiye ngo impamvu ngatemeye umwana. Abadukurikiye nabo barabyumvise, banditse muri comment, navuze ni buri muntu wese uko izi mpamvu yatanze wazumvise, uwumva arizo koko atwandikire muri comment. Ngo impamvu yanze umwana, impamvu nawe atakwe nyine yavuze ko wamubyaranye n'abandi, ngo impamvu nuko ngo hari amafaranga yagujije bamufunga, ngo hari amafaranga yagujije niba ari umwavoka. Arayaguza, ngo yaguza umuntu, none ubu uwo muntu ngo arimo kumenya kuyamwishyuza, ariko ngo akaba amaze kumuha ibihumbi 500, ni miliyoni nyine, ngo ngamusigayemo 500. Ngo none rero ngo ibyo bibazo byose ni njyewe biriho. Ubwo rero niyo mpamvu yanze kwemera umwana se. Niyo mpamvu yonyine yambwiye. Umuntu ufite umutima wo kwemera umwana, ibibazo byose yaba arimo agize ngo akanga kumwemera ke. Nubwo yamwemera akavuga ati nta bushobozi bwo kuba namufasha mfite kano kanya, ariko ntabwo yajya kumwihakana bingana kuriya nangize kumbwa ngo yahuye n'ibibazo. Uraseka ubwo warabyemeye kandi nawe. Ntabwo nanze kuburana, ntabwo waburana n'umuntu ariko. Shake uriya mugabo sinzi impamvu mutaramumenya ko ari umunyamanyanga pe. Impamvu ni gute ushaka kuvuga ngo umuntu atwise amezi 9 areza umwana andi mezi 10 nangahe, umwana agiye kugira umwaka. Iyo niyo mpamvu utanze ngo uri kwishyura, none kari wowe yari yiringiye kuzashyira ukabona ya mafaranga ukamuguriza ukayamuha, akabona umuntu aguza uko azamusubiza. None nibyo byavuyeho ngo rwose yihangane, nanjye mfite ibibazo. Nuko nguko ahora. Yambwiye ngo nzakubwire. Uzi ko nta mugabo ari umwisikuru. Ubwo nyine yabonye ko abantu bamututse, aravuga ati reka nshaka inkuru nahimba abantu bongere banyigarurira imitima. Kandi uriya mugabo rwose nta muntu uzamwigarurira, kuko uriya mugabo uko bamubonye n'ubundi yabiyeretse mbere, n'ubundi niko akimeze. Niko akimeze pe. Mwihere kameramana kwijyanire. Ubwo ngiyo niyo mpamvu arabeshya uriya mugabo agenda bizi neza ko ari umwisikuru. Wumva impamvu yatumye ngo icyo gihe cyose akimara bampereye uno mwana wo mukameramana akamwitwarira ra ko mbona atari bukore nkora, arashaka ko mikoro nyuma kandi arayishyira mu kanwa. Niko shaka kuyirya wowe. Ntabwo yatuma umuntu akora ikiganiro ngo kirangire. Urimo kumva? Ambwira iyo mpamvu ko ariyo mpamvu yonyine iri gutuma urumva ko byose yabihagaritse nyine. Bindi byose twavugaga, rimwe twari turi kuvuga ngo azaguha amafaranga. None se ya mafaranga yazaga avuga ngo afite ubushobozi, yabivuze. Yaravuze ngo afite ubushobozi, ngo ariko ngo ntabwo yayama, ngo kubera yuko ngo atizeye ukuri, ngo azayama nyuma. None se bishatse kuvuga ko ndamutse nyabonye nkakoresha ADN nayo yazansubiza? kandi nta mafaranga afite n'afite amadeni ngari kwishyura. None se yiyemeraga ko afite amafaranga kandi akiyemera yuko azayampa
tuzavayo twandikiranye ahita ampereza ubwo ibyo byose yabivugaga kubera yuko ngo nta mafaranga afite are nawe ngo afite ibibazo bye ariko reka mbabwire ntago amwanga aramukunda ngo ntago umwana ariko ubwo waba utanga umuntu ukaba udashobora no gufata n'umwana ngo unamurebe byibura ukahora ngo yanga umwana cyangwa kwanga ngo ni ibibazo ahubwo se nukutwanga gusa nukutwanga gusa ahubwo ko ari n'abadayimoni namwe ni nta kibazo nge nzamubwira Samantha nabyumva akabyemera nta kibazo ubwo muzamose babaye abanyabibazo ashakira ahandi uriya mugabo ni umwesikoro ugenda amaze kumubona ke ni umwesikoro byibura yaba yaravuye muri gereza akemera yuko mutwitiye nkabyara wenda tugacana mu bwo buzima bw'ibazo urumva iyo umuntu akiva muri gereza ukuntu biba bimeze ayo magambo arimo avuga akaba yambwira ariko byibura atarigeze yihakana umwana yabyaye akaba yambwira atarigeze nyereka ubunyamaswa nk'ubwo yanyeretse ariko niba yaraje kuri iyi mihanda kuri izi kamera akaza kwikaraga akavuga ati uriya mugore wanjye yanciye inyuma kandi mu buzima bwanjye kuva twamenyana yarazi nyine uburyo nari imezemo nabo aragira ati ngiye ko nari nzi kuri uriya mukobwa yasengaga n'uburyo namubonagamo yubaha Imana ko numvaga ibyo bintu atabikora ubundi byaje biti ni ubwe niko yivugiye kuri kamera nawe arabizi yuko njye nta bucakura nagiraga byibura kagombye kunyubahira icyo ngicyo akakigenderaho ubundi noneho nyuma akazagira ate akazaza akavuga ati rero noneho wenda ubushobozi buranze aho bigeze ahangaha rwose ndabona nanjye ntazi ariko kuza kubivuga yarihakanye umwana nanjye ubwanjye twabyaranye akaza kunshidikanyaho kandi mu gihe twari dukundanye nterera amava agira ate yaranyerekaga urukundo ke ntabwo ibyo bintu nabyo n'umuntu rwose waba udukurikiye ufite kuba yabasha gushishoza ntabwo ashobora kumva yuko ibyo bintu yavuze ari ukuri ariko kuza kwiyererutswa hano kugira ngo nyine niyo ADN nikorwa ari amafaranga ntazayaduhe ubwo nicyo bishatse kuvuga reka nta mafaranga azaguha nawe ngo ntayafite nawe ngo afite ibibazo bari kumukurikirana ari kwishyura amadeni ariko yambwiye ko ngo yifuza ko muhura kandi ko duhura yego njye nawe tugahura reka nkubwire none harabishatse umva ngiye nkubwire ntabwo njye nkifuza guhura nawe none se ubwo niba umuntu yarambwiye ngo afite ubushobozi yanyiyemeho ngo njye afite ngo amafaranga ngo siko nayabuze nabonye niba ari na nyirasenge wabo niba ari ndetse nzanabonye akoze ikiganiro nawe avuga ngo uriya muhungu ngo afite amafaranga ntabwo yabura ubushobozi bwa ADN ngo kereka niba adashaka kuyatanga ariko bazamuganiriza urumva amafaranga arayafite yiza kuza kubeshya abantu ngo n'amafaranga afite ke kuko abaye adafite amafaranga ntabwo yaza kubyemera yaravuze ati njye ndayafite pe ariko ntabwo nayaguha kuko ndamutse nyaguhaye nkapimisha ngasanga umwana atari uwanjye naba mpiye kandi ntayo wansubiza wa mugore we naramubajije nti se ibyo bintu uri kuvuga iyo ubivuga mbere iyo ubivuga cya gihe iyo bimbwira mbere ukavuga uti ntaba ari kubimbwira kano kanya ikibazo gihari ni iki impamvu yatuma bitagenda gutya impamvu nuko nanjye mfite ibibazo none se ke aho nabyumva pe kimeze uvuga uti byari bimeze gutya bimeze uku naseka nkubwire warangiza kano kanya nawe ubona afite ibibazo kwa ribuza kuvuga ngaho reba ibibazo ndimo none haje no kongeramo n'ibibazo byiwe ibyanjye n'umwana ntibirarangira aje kongeramo n'ibibazo bye nukuvuga ngo n'ubundi umuntu ugukunda ke nago yakwanga kubera kuri mu bibazo njyewe yaza niyihakana umwana we nanjye naze kunyigiraho nyine muremure ngo yumve ko hari ibyo amakosa namukoreye ndakubwiza ukuri ko yari kuva muri gereza akaza tugakomeza umwana wacu w'urukundo nkabyara noneho ibyo bibazo nkuko biri kumukurikirana narabyaye akavuga ati rero nta kintu nanze kubafasha pe ariko noneho byansaranye bimeze gutya na gutya byanze ntago nari kuvuga ngo ndamwanze kubera ko ambwiye ibyo bibazo ariko kuza kumbwira ibibazo kubera ko yabonye yuko abantu bamwe bamutuka bamubwira nabi nta kakanya ngiye nabyumva birambwiye ngo kubera ko nawe ngo hari ibyo wamuhishe ngo namuhishe iki ngo kutwite ngo kubera ko ngo wagena ariko je nasobanura impamvu nanze kumubwira ko ntwite niba umuntu narajyaga kumusura kuri gereza twarebanaga turi kakarana n'ijambo rimwe ndamuvugisha uwo muntu yamubwiye ko ntwite byari kugenda gute ke ko nabonye njyewe nabonaga uriya mugabo ari umuntu ufite umutima woroshye ari umuntu utuje cyo kwa umuntu avuze ngo ivu rihoze ngo riryo ryotse inzu nkagira ngo arabeshye mbona ari umuntu utuje urumva naho yarandebaga nkabona araturitse ararira amaso nkabona ajenzemo amarira nkavuga ni uno mugabo ashobora kuba nkunda pe umuntu mbona karira burema aravuga ati twa dufitanye imishinga none baramfunze bizagenda gute nkumva ko ari byo yishimiye umva ko akufitiye nkavuga no muntu rero bitewe na emotion ndimo mubonamo ndamutse mubwiye yuko ntwita ari hano muri gereza yanakwiyahuriramo ugasanga nyuyu murambo kandi wena nakamusengeye Imana ikagira gute kamukura muri gereza nico kintu ngiye cyatumye ntabimubwira none se kuki nari nateguye ibirori byo kumwakira avuye muri gereza
numva yuko ari buze tukagana nyine tugaserebura nkabona kumubwira yuko uko byagenze situation zose arangije akinkubita amaso ahita yikubita nibyo twamuteguriye atabiriye nta kintu na kimwe n'inshuti zanjye nayo natumiye n'indabo n'iki byose byase bipfa ubusa uri kumva ko gasuzugura nyeretse akiva muri gereza none ubwo muntu kumva ibi bisobanuro byiwe byakakanye arumva njye mbikeneye ngo yagujije ngo miliyoni ngo yagize ate ngo je namubwiye rero ariko ke abantu ntibakaze kutubeshya ngo arankunda agakunda n'umwana ariko ke ntibazakubeshya ko uno mwana ko mbizi ko twatangiye guhura njye nawe kuri kamera uno mwana akiri uruhinja afite ukwezi n'igice kubera icyo atigeze mwereka n'agakundo na gake byibura ngacika intege nyuma abonye ibibazo arimo hari n'agakundo byibura ku munsi umwe twahuye byibura nkabona yishimiye umwana ndavuga ati uno mwana si mwanga ahubwo na nibazo ndimo ntabyegeza kure nambwiye kuki wagize ibanga ibibazo k'ibibazo bijya hanze none se ngo nari kubwira umuntu ibibazo ngo nawe afite ibindi ngo bigatanga iki noneho rero ibibazo birenze ibyo ubwo rero jewe ndambwiye nti ni gute ushobora nambwiye ni wavuze ko ufite yarambwiye ngo atarafungwa ngo arafite akazi keza yaragafite pe yakoraga 100 mu cyumweru yaragafite gafite amafaranga kuko urumva niba ngiye twaramenyanye mu mezi abiri agahita atangira kumbwira ngo dukore umushinga w'ubukwe amafaranga yo yarayafite urumva akazi kari kameze neza amafaranga ngewe harayo narinzi kuri konte yiwe yarariho ariyo twari guheraho dushakiraho mu gihe cy'ubukwe ayo mafaranga agiye niyo nakoreshaga njya kumura kuko hari ibyo namushyiraga none se nagendaga n'umutwe gusa agiye nta mafaranga najyanagayo naragemuraga kandi nishyuraga n'inzu nkanagira gute nkanaguramo n'ibikoresho by'umwana none se nari kubyara umwana nta bikoresho kandi mbona amafaranga ahari ngo nuko umuntu ari muri gereza njye uruhare rwanjye nagize muri gereza nuko namusengeraga kandi nkanamusura nkavuga Imana kubera ko uriya mugabo bamujyanye mu kivururu cy'abantu cy'ibintu byabaye nyine ku kazi byabuze ku kazi nyine nawe agenderamo muri urwo ruvururu ariko nyamara warengana njye ndavuga Imana ni wowe uzi kurenganura abantu barengana mbabara undenganurira umukunzi aze dukomeze imishinga twari dufitanye njye numvaga yuko mu kwizerana n'impagazemo Imana ishobora kumufungura rwose mwakaza noneho tukongera tugashaka amafaranga tukiyubaka imishinga twari dufitanye n'ubundi igakomeza ibyo byose rero yaje ahangaha kukubwira nta na kimwe nemeye pe nta na kimwe nemeye nicyo maye agaciro ikindi cya kabiri sinifuza kongera guhura nawe pe kuko kuza guhura nawe giye birushaho kuntera umujinya ke cyokora niba yaratuje akaba atagifite gukorana ikiganiro nawe nsekera ngiye nibazo mbafite gutuza bwo yaratuje kubera nambwiye nti se uje kuje nambwiye nti imbere agushaka yifuza ko mufasha yifuzaga ko muhura kugira ngo ugiye cyumumarira ukanga ukaza useka uvuga ngo nta kibazo mfite ngiye buriya tansekera ke niba yaracishije make nkuko bimbwiye akaba yaza akicara akaba yaza akicara buriya nango ububaza umuntu kuba uri kumubwira ibibazo akagusekera birangiye birakunsekera byo mbifata nk'agasuzugura nanavuga nti okay yanciye amazi arimo arabona turi nk'ibigoryi turimo turamutera isesemi none se cyo gusekera umuntu ubabaye babisobanuye aba yaguciye amazi niba yaratuje ngiye uzamuze nawe ariko niba ari ibyo byo kumbwira ngo yagize ibibazo ngo arimo arishyura ibyo ntabwo ngiye kubyumva aragira ngo mbimufashe aragira ngo muganire ku kibazo cyawe nawe kubibazo ufite byawe mbimufashemo se nibye ngo mubiganire hanyuma nitubiganiraho mwese bibacange none se niba yarabonye ibibazo ndimo akaba ashaka kunyongeraho n'ibyo arabimbwira ngo mufashe iki nanjye nabuze ubushobozi bwo kwifasha ndamufasha iki kubera ko nawe ufite ibibazo by'amafaranga niyo mpamvu wifuza nko kwicarana nawe kuko nawe afite ibibazo mbere ko utari wigeze ariko uzi yuko abagore batubonye minjije babona ko nta bwenge dufite umuntu akakuzenguruka ubwonko ahuye n'ibibazo nibwo abonye ko afite umwanya wo kwicarana na Samantha rwose tuzamumbwirire aze tubonane tuganire ati rwose dushaka umuti w'ibibazo nuko kereka nkubwiza ukuri nuko uza nkicara nkamutega amatwi ibyo ambwira ubundi nkamaze icyo yifuza ko mufasha muri byose kuko ndumva nta magambo yo kuvuga ikintu cya mbere sinyifuza kuba nahura n'uwo mugabo mu kiganiro ngo tube twatongana nkuko ubushize mu kiganiro cy'ubushize byagenze kuko nta gasuzuguro ntago rwose nyifuza kuza gutukana nawe hano cyangwa ngo tube twakambarana tukarwana bya bintu ntago rwose ngiye bimesha isura nyizi uretse umujinya ntera giye ntabwo mba nifuza kuba natongana cyangwa turwane nta burakara afite kubera yuko nawe yaciye bugufi kubera ikibazo afite nawe ku giti cye nyine arakennye nawe afite ikibazo cy'amafaranga kosha noneho barashaka ko duhuza ubukene bwacu akashaka ko dusara no twese tukirukanka mu mihanda no tukaba ibigoryi
abonye afite ibibazo none saje kubinuraho nge ariko arasa neza ndamufasha abandi ibyo bibazo avuga nge nuko nawe ariko keza wenda kubwira ngo umuntu yakubeshye ukajya none se ubwo niba yaje kubikubwira ubona akeye asa neza yambaye neza keza nyine ni kwa kundi ngaho nyumvira kuba umeze neza kuba uri umuntu ukennye ntago wamureba ngo uramureba umuntu ukennye wamuyoberwa umuntu ukennye wamugane nge narakubwira uriya mugabo yambara neza bishoboka none se iriya myenda ko nge n'igihe duhura nkabona yambaye imyenda mishyashya nuko akira myenda aba bayimugure bakayimuha ntago bayiguza amafaranga ariko uriya mugabo naramuti nyine babona n'ikintu kiwe njya nemera ibyo bintu byose nta kimwe nakwemera kuko niba umuntu adashobora kuvuga ati wenda n'umugore wenda niba nanamukunda nkaba mfite ibibazo gatoya byibura gatuma abona yuko byibura mbari hafi afata na telefone yavuga ati reka muheze n'amafaranga nabo n'amazina yanjye arabona ko abantu bazirikana nta n'igihumbi kiwe na 500 yiwe nzi imbere y'Imana isumba byose azazana avuga niba n'igihumbi arama wahizo ukazamanga ngura mugore ndamukunda ngo n'umwana ndamukunda aduku urukundo ntago ari amagambo my friend urukundo n'ibikorwa cyane se manta mukaganira nuko hagati haraba harimo umwe woroheje byibura ari muri bwumvune ariko niba wowe ubwawe ufite ibibazo uri bumubwire nawe akakubwira nawe ibye nisugumura shake oya pe nta uriya mugabo n'umwesiko garakubeshye nase ubwo warabyemeye koko ngafite ngamadeni ngo nukugira ngo atazikuramo ari amafaranga agenda bizi yiza kubeshya rero ngo n'amafaranga hanyuma nge ubwo nanjye noneho ko nari mfite ikizere cyuko wenda hari n'umuntu waboneka akaba yanayanguriza nkaba nagenda nkayikoresha akaba yansubiza nkayamuha ubwo noneho niba amaze kuvuga ko ayo mafaranga nayahari ninde muntu waba ukingurije uretse uw'Imana yakoramo wenda akayama ku giti cye atayangurije byinguzanya byo ntago bigihari kuko ntaho kandi kereka nkubwiza ukuri niba koko yaravuze ko ayo mafaranga nayo afite nanjye ubu ngubu iyo ADN ntabwo yabigikozwe ati kubera iki nago najya gufata ayo mafaranga wayishyura iki ayo mafaranga ngo ajye kuyafata aho ubona ndamutse mbonye n'umuntu yampa ubwo icyo gihe natangira gute natangira nkashingamo business kubera yuko none se urajya wayabona ukajya gupimisha nubundi umugabo atari buyansubiza nampimisha ibiki afite n'ikintu afite niba umuntu atavuga ati ibihumbi bibiri ugura umwana amata ubwo nge numvaga yuko wenda niba hari n'umuntu wazayanguriza nzayamusubiza cyangwa se nabona n'uwuyama nkaba mvuga aya azansubiza nzayakoramo umushinga none niba avuze ko atazayansubiza se urumva bigikunze n'aka kanya ngiye nyabonye ubwo icyo gihe n'ugushingamo business nkajya nishyura inzu nkagira ngo ute sinzongere kuzanirirwa mbundabunda nk'intuze mfite n'umwana nawe ngafite ibibazo arabeshya nta bibazo afite umuntu ufite ibibazo ntabwo umuranga umumenyeke njye namubwiye yuko ibibazo by'umuntu umwe ntago ari kimwe n'ibibazo by'abantu none n'umwe kandi ikindi ni na mukuru ntago ari umwana ntago umugabo aboraho arara niki se sheri nyanya hari sibyo ese babaye miki reka nkubwire ko uriya mugabo n'umwesiko arakubeshya ntago ibyo yakubwiye ari ukuri rwose penye nta binyoma by'uriya mugabo nakemera buriya arimo aragira ngo nikuremo amafaranga nini nayabona ngende mbikoreshe ariko ninzamusabe n'igiceri kandi atari uko yabuze we nta gahunda yo kudufasha afite no kugira ngo aduteshe umutwe nabaje ni se okay mwese mufite ibibazo none se uracyatsimbarenga kwimisha umwana ngaho nyumvira ubundi ngo ntago ari uko mwana uriya mugabo ni inyamaswa rega njye mbivuga inshuro nyinshi muri comment njye hari umuntu wanditse aravuga nta nubwo ari comment yanyandikiye kuri WhatsApp yabwiye ati uriya mugabo ni inyamaswa erega birigaragaza uriya mugabo uriya mwana barasa mu maso n'uwe oya ke birigaragaza pe kuvuga bati Samantha namuveho amureke ushaka ubuzima bwawe wiberamo ndabona ariyo gahunda n'ubundi uri mwiza wabona undi mugabo muzima ubu ngiye gutuza nanjye ariko ntago kwirukanirukanga inyuma yawe nta n'amagambo menshi nyifite rwose yo kuvuga nta kintu bimaze ntacyo ni ukuri pe gusa jewe niba yaragusabye kuzaduhuza wasanga yanagira ngo akumve ashaka guhura natwe wa mugani yaragira ngo akumva akabinyuza mu izo nzira ese ubwo ari kuguhamagara ubundi akubwira iki kintu ni rwose ni Samantha nzamuvugisha ni rwose muzahura muganire ariko byibura uzagaragaze kuri umugabo kuri ikibazo umugore yagira gitandukanye n'icyo umugabo yagira cyane ibibazo wowe ufite ntago byangana n'ibye ntago byangana nyine kuburara kwe ni kwangana n'ukwawe kubera ko ufite umwana niyo mpamvu agomba kuba umugabo kandi umugabo ahora ari umugabo ntabwo umugabo ajya aba nk'umugore ariko we ari kugaragaza ko ubaye cyane kurusha ariko abesikoro baragwira ubundi nk'uri umuntu yamukorera iki ko nagezeho nkabona nta kintu na kimwe cyo kuri ino si kijya kimukanga ntaterwa ubwoba ntakangikwa ikintu cyose wamukora aba ameze atya gukanira kureba ubwo rero ushake uzaduhuze numva ibyenda kuvuga ubwo njye numva ntamenye ibyo ari byo
twaganiriye ko gahunda twayifashe hanyuma ubwo biraterwa n'umunsi ari buze kumpa nawe ndahita nkubwira ubundi njye nta kibazo igihe cyose uzambwirira uzumva icyo gushakira ntatega amatwi uvuga uti ndakumva rwose nta kibazo wasanga njyewe ntago nyifite uburakari bwo rwose kuvuga ngo ndarwana n'uriya muntu ese uri mu biki wowe ushaka kujya hasi ariko ajya hasi se ubu abigende bite muri iri joro nk'iki ashaka ibere cyane akira ntabyanze da nagufashe mikoro naribinda niko ke ubwo nta kibazo ngende tayari igihe cyose uzampamagarira njye nzaza nkwitabe hanyuma rero turi kugana ku musozi nagira ngo byibura hanyuma muri kano kanya namubashije ku bijyanye n'umuryango we ndavuga ni se famiye yawe bimeze bite uko biri kose yaba yaramenye amakuru yawe na Samantha babivuze heki ambwira yuko umuryango we ngo wamutereranye nawe ariko ke bya bindi byawe wavuze nawe wumvishe nyine ibyo uvuze we urumva ikintu gihe kituma nanabona yuko nyine ibintu byose ababeshya yego umuryango wenda nta babyeyi agira ariko wenda nyine afite nyine abandi bafamiliye nyine bari aho ngaho bo kwa nyina wabo nahe hose ariko jewe nkimara kubyara urumva yaragiye abajyamo ababwira uburyo ndi umugome ababwira uburyo namuhemukiye ababwira uburyo ngo yafunzwe ngo narangiza nkajya mu bandi bagabo bakantera inda ngo n'amafaranga yose yari kuri konti gakaza asanga ngo narayakoresheje ubwo nayasangiraga n'abagabo banjye araza arabanyangisha umva abo banuze bari umunabiwe bashiki be bo kwa nyina wabo bose baragenda banyangururuka ku buryo n'uwamvugishaga ntiyongeye kumvugisha ngiye kubona mbona witwa ngo nyirasengeje kuri kamera yidoga ngo bafite amafaranga barakize aravuga ruti rwose ati ntago twabura amafaranga ati nubwo ati nabwo ntiyayabura ariko niyo yayabura ati yatwegera akatubwira ati tukaba twayamuhereza ngo ikibazo kikava mu nzira we yaragiye arabanyangisha nibyo yavugiye kuri kamera wagira ngo afite umuzimu wabantamitse ibaze kugira ngo mbyare famiye yose habure n'umuntu umunzanira n'ikiro cy'ifu y'igikoma nangira ze kubeshya ngo baramutereranye kandi ari wowe banyangisha se bari kumufasha gute nase ko bakize bakaba bafite amafaranga noneho nawe akaba ari gusaba avuga ko yakennye ibyo aho ngaho turamenya ngo nyirasenge niwe waje kubivuga azayiyereretswa nyine bafite amafaranga gute umwana wabo atabona n'ifu y'igikoma ibavuyeho nukwiyemera ngiye kankubwira abantu bubu nta muntu nkemera umuntu arazanga akakwizeza ibitangaza akakubwira ati ngiye kugukorera ibi finally ukanjya ntabyo agukoreye uri kumva ubwo se ubwo ko yaje kwiyeretswa kuri kamera bivuga sinaramuhamagara ngo anyitabe kuko babazi yuko ngiye kubasaba iki amafaranga yo kwita ku mwana wabo urebwa baragiye bashyiramo politike baragenda baranyanga nanaza kwiyeretswa avuga ngo baramutereranye bamuterana se ko yamaze kubanyangisha n'uburi nta kintu bamfasha ubundi niyo batamuteranya by'ubundi byari kuba bimaze ariko uriya mugabo hari igihe muraba nkabona arimo abantu babiri kuko mbona atari umuntu umwe kuko ibyo avuze uno munsi ejo si byagaruka ngo avuge bamutererane n'ubundi ntacyo ari guhindura n'ubundi nta kintu bamfasha nawe ntacyo amfasha niba she bamuterane n'ubundi se ko batamuteranye ubundi ayo mafaranga bamuha ubundi bwo hari n'igihumbi nayabonaho hari ibintu abantu banditse muri comment nanjye kuko ndi kubona ari byo ikintu kiriho nuko wowe ugomba kureba umwana wawe uramugabo ukamureka wenda nanjye ndabona ariyo nzira reka ejo bundi muzahure muganire twumve wenda wasanga nta gisubizo kiri mu byo tuzaganira uretse ko wenda kutamusuzugura kugira ngo wenda n'ibindi bizaba nyuma abantu ntibazavuge ngo namwiriyeho ngo nagize gute oya njye nzamwitaba numva ibyo nshakira nta kindi akantu keza kavuye kuri uriya shana iyo kaza naba mbonekeye ari nk'umuntu wabimutumye ntabwo naba numva ko ari umutima waba wabyibwirije ariko wenda nimuganira mukumva nta kivuyemo n'ubundi ari hahandi byose ari kimwe nta kintu kizima kubwiye icyo gihe uzaba umwere kuri we ntako uzaba utaragize naragerageje ubwo nyine n'ubundi nzakomeza kuko ibyo bibazo afite nawe azashaka ko ndi kunabikemura kubera ko ntabwo ikibazo kiba gikemurwa n'ikindi ufite ibibazo none aje kubitura undi nawe ufite ibibazo neza ubwo aragira ngo igisubizo kiviye ahubwo umunyabibazo umurenze
ahubwo menya ashaka ko Nukuri menya ashaka ko tubana mu buzima twese turimo hanyuma twakunda umuntu arenda akaririmba shake ngiye mfite amatsiko yo kugira ngo duhuze mbanze menye ingingo nyamukuru yatumye avuga ngo duhuze kuko na nubu sindabasha kubyumvisha pe sindiyumvisha ikintu rugituma ngo nzabahuze nta nubwo ari kera ndaje muhamagara mubwira ko twaganira umuhamagare rwose ngiye niyo wamuhamagara ejo n'ubundi simba ndaho nzengera hari icyo mba ndi gukora hanyuma ubundi nawe nk'umuntu mukuru azashyira mu gaciro ubwo nyine kizava muri ibyo biganiro muzagirana nzaba ndeba n'ibyo ngibyo turi kugana ku musozo nagira ngo rero gira ijambo ubwira umugabo mwabyaranye nta jambo na rimwe numva afite ryo kumugenera kano kanya ibyo nagombaga kuba amagambo nagombaga kuba namubwira naramubwiye n'ibyo nagomba kuba namugenera narabimugeneye kuri no ncuro nta jambo na rimwe mfite ryo kumubwira pe naba ngiye kumubeshya ntaryo niba ntaryo ufite reka dutegereze we iryo azakubwira ncange ntaryo rwose ubwo reka ntegereze ibyo ariko njye wapi kabisa reka dusoreze hano tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha ubutumwa ndabusohoje bari bantumye ngo mubwire reka turindire ko nawe icyo azabwira Samantha kuko yavuze ko amushaka reka dusoreze mu kiganiro cy'ubutaha